akenshi usanga kampani nyinshi zikora ibintu twiga haba harimo abagabo ariko akenshi baka happiness ntiwajya gukorayo nta happiness. Nongeye kubifuriza ibihe byiza nizere ko mukomeje kumererwa neza ndetse no kunogerwa na gahunda Smart Radio ndetse Smart TV iba yabateguriye. Ngira ngo kuri uyu munsi muri kubibona neza cyane yuko twabazaniye abasore beza ndetse n'abakobwa beza aho bagiye gutangira batwibwira. Murakoze cyane, karibu. Turahera ibumoso bwanjye. Murakoze, amazina yanjye nitwa Manzi Ivan, nkaba niga level 5 multimedia. Murakoze, nitwa Joy Umutesi, nkaba niga level 5 multimedia. Murakoze cyane, nitwa Sami Cedric, niga level 5 multimedia. Murakoze, nitwa Maria Christine, nkaba niga level 5 multimedia. Murakoze cyane, ngira ngo mwabumvise ko bahari kandi bari ready cyane, abakobwa ndetse n'abasore biga level 5 cyangwa se mu rwego rwa gatanu mu ishami rijyanye no gutunganya amajwi ndetse n'amashusho. Sibyo ra? Multimedia. So, reka dutangire rero twanzike n'ikiganiro cyacu tugiye kuganira ku bijyanye n'imenyereza mwuga cyangwa se stage. Ngo mwavuye muri stage? Byagenze bite? Mugiye gutangira mutubwire se muri stage biba bimeze gute? Ariko mbere na mbere naza mu busobanurire abaduteza amatwi ese imenyereza mwuga ubundi ni iki? Umuntu umuhuye mu nzira akakubaza ko utari kujya ku ishuri, wamusobanurira ko uri mu imenyereza mwuga rigamije iki? Ese ubundi imenyereza mwuga ni iki? Turahera kwa Manzi atubwiye cyane. Imenyerezwa mwuga cyangwa se icyo bita stage mu bw'amahanga, ni ukuvuga ngo ni muri cya gihe ibyo wasize ku ishuri, wari ku ishuri akenshi ubikora biri teori, none iyo ugeze hanze mu cya gihe cya stage ni biri practical nyine. Ibyo wize wandika cyangwa ibyo mu masomo akenshi etide wakoze nyinshi ugiye kubyapurika nyine, cyangwa ugiye kusa nkaho ubicishamo amaso bya bindi wandikaga ariko ugiye kubikora biri practical muri ya minsi ya buri munsi. Christine, niko bimeze nawe ni kubyumva? Nonganiye mugenzi wanjye. Imenyereza mwuga, urabona ko iyo turi ku ishuri hari byinshi tuba dukeneye kumenya. Akenshi twiga teori ariko dukeneye na pratique, nubwo nabwo tuyikora nyine idahagije. Hari nk'ibikoresho byinshi tuba dukeneye kumenya, hari tuba dukeneye kumenya ese nkatwe nka multimedia kuri tere bigenda bite. Rero ibyo menyereza mwuga bidufasha kuba twamenya ibyo byose n'uburyo wakwitwara muri ako kazi. Murakoze cyane Christine. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, ese nabyumvise stage mwarayikoze cyangwa se imenyereza mwuga, twizere ko yagenze neza. Ese ibyo mwari mwiteze kubona muri iryo menyereza mwuga, nko mwabivuze yuko bamukeneye pratique nyinshi, mukareba uko hanze bikorwa, ese akazi bimeze gute, mukareba muri make reality y'akazi gakorwa gate, mukagira na experience. Ubundi ibyo mwari mwiteze koko kubona muri stage mwarabibonye? Turahera none kwa Iva. Murakoze cyane, ibyo twashakaga cyangwa ibyo twifuza kuba twageraho twarabibonye, kuko aho twakoreraga cyangwa njye aho nakoreraga kuri side yanjye wasanga batubwira ko nta kazi, ntabwo uje kwiga aho wari uri ku ishuri, aho bw'ibyo ujemo nta kazi. Kumva yuko ngo rero ngo ibyo baguhaye bagomba kumva yuko njye bari bafite task bakambwira ko ibyo ndimo biri bujye hanze bigacuruzwa cyangwa biri byifashishwa. Kandi kumva ko ngo ibyo bampaye ari byo kugira ngo nyine uko ndi ku ishuri umwarimu aza akaduha akabikarangira cyangwa akadukosora. Aho yabatubwiraga yuko ibyo bampaye kuba nakora ari iby'akazi nyine. Dukomeze nawe tubwire. Nkanjye ku bwanjye nyine ibyo nagiye muri stage nshaka nabigezeho rwose, kuko njye numvaga nifuza kuzaba umuntu ucura beat
ariko nagize amahirwe njya gusaba ahantu stage nsanga hari umuproducer ucura beat bituma nanjye nyigisha ubu ngubu urwego ngezeho nacura beat ku ndirimbo iyo ariyo yose unzaniye nkaba nagucurira beat rwose ibintu bikamera neza rwose byagenze kabisa ubu dufite future producer umeze neza cyane rwose umikora fresh. Yes, dukomeze kwa Cedric. murakoze cyane ubundi njye byo nari niteze ahubwo nabibonye ibirenzeho kubera ko mu by'ukuri njye numvaga ari ukugenda hariya nkahabwa izo training hariya nyine ku isoko ry'umurimo nkahabwa izo training mu gutunganya ya majwi na ya mashusho ariko na connection ugenda ukuramo bitewe n'abantu wenda bakugiye imbere bakugayidinga ni ukuvuga ngo niba narahuye kuri tele n'umuntu ufite experience isaga imyaka 21 uwo muntu aba afite icyo nakwita nk'imbogamizi nyinshi yagiye ahura nazo muri tele akwereka uko ikibuga rero muri iyi kariyeri kimeze akagutinyura akakubwira ati uhuye n'iki kuri tele wakwitwara gutya byagenda gutya so ikijyanye n'ibikoresho byo narabibonye bihagije byanamfunguye amaso bituma numva ko intego yanjye numvaga nyine umuntu nshaka kuvamo ejo hazaza ndi kubigeraho kubera ko akwereka ko bishoboka byose bitewe n'abakunyuze imbere. Murakoze cyane. Arakoze cyane Cedric. Christine, wowe ibyo wari witeze kubona muri stage ese nibyo wabonye cyangwa ntago byakunyuze? Murakoze. Njyewe njya muri stage ibyo niteze narabibonye ndetse byabaye nakarusha. Byabaye nakarusha handi ugenda ukavuga uti ese ndi mu nzozi ndi kurota cyangwa se handi nyine unabwe ibintu ubireba ukumva birakurenze. Njye nagezeyo ahantu nakoreye stage mbona nta kibazo baramfasha mu byo bakoraga byose kuko nyine uruhagera ugasanga ni umuntu wari ufite experience amaze imyaka 10-15 abikoramo ugasanga nyine aragufasha. Nka kenshi kuri tele ntabwo navuga ko kwishu dukunda kujya ku matere ariko ho nyine bajya kuri tele ku buryo uvuga ati wenda turava nk'aha ngaha tujye gukorera i Kigali. Ese aho i Kigali tugiye gukorera baba bameze bate? Niba ibikoresho bakoresha ubwo rero nganjye nagiye ngiye mfite amatsiko yo kureba ibikoresho bakoresha iki ariko byose nagezeyo mana yanjye byambira agatangaza gusa byarandenze. Birumvikana warishimye waranyuzwe. Ese dukomeza n'ikiganiro Cedric, tubwire ese ni izihe mbogamizi waba warahuriye nazo mwimenyereza mwuga uvuyemo cyangwa se stage? Menyereza mwuga imbogamizi ya mbere no kuvuga ngo ni ugukora ku bintu utarumenyereye. Yego kamera tuzikoraho hano ku ishuri ni byiza, yaba izindi software dukoresha nyine muri iyi kariyeri nazo tukunda guhura nabyo hano ku ishuri ni byiza, ariko hari ibintu bishyashya ugenda ukabona nka kamera nshyashya ukavuga ati ese nka kamera ngenda guha urugero hari kamera ntago nari narayize hano mu ishuri ariko nyine uko nahuye na kamera zimwe hano ku ishuri byahise bituma mbasha gusobanukirwa iyo kamera nyine kuri tele, ariko yabanje kunshanga iyo kamera nta yindi ni red camera n'igiciro cyayo iyo ucyumvishe uhita uvuga ati ibyo ari byo byose iyo naza kugira irimenyereza mwuga ntago nari buzanahure nayo hano hanze bishoboka. Rero ibyo bintu nizo mbogamizi. Kuba ibikoresho hari igikoresho ubona ukavuga ati ahangaha nanjye nkeneye umuntu unyereka gutya na gutya, ariko kubera ko uba waravanye hano nosiyo ku ishuri ukajya hariya hanze biragufasha cyane. Niyo mbogamizi nahuye nayo. Murakoze. Arakoze cyane Cedric. Ati nabonye red camera ngira ngo hari ndi kurota numvise igiciro noneho biranyerera. None urebye ingano yayo ndabyumva. Urumva ko mwagiye mubona ibikoresho kuri tele bigiye bitandukanye cyane nibyo mugenda mwiga hano ku ishuri, kandi kuko nibyo ntago ikigo byanze bikunze kiba gifite ibikoresho byose nk'ibyo bakoresha mu kazi. Dukomeza rero, mwagiye mwese mukorera stage ahantu hatandukanye, ndagira ngo mutubwire
nka Cedric amaze kutubwira iyo red camera byanze bikuze ni nk'agashya yabonye niko nabyita mwese mugiye kugenda mutubwire se ni ibihe bintu bishya mwungukiye ku bantu mwakoranaga babakoreshaga aba supervisor abagenzi banyu cyangwa se nyine mu kazi bundi muri rusange n'utuye dushya mwaba mwarakuyeyo. Murakoze. Turahera kwa Iva. murakoze cyane. Udushya ntabwo twabura buriya, ariko iyo uvuye ahantu hari ikintu uba warabonye, hari n'ikindi nyine uba ugiye gushaka, cyangwa hari ikindi ugiye gushaka nyine bitewe n'ibyo urimo. Exactly. Ukuvuga ngo niga multimedia ku ishuri nakoresheje wenda kamera runaka, ariko se ya kamera ko nayikoresheje yitwira izina iri n'iri. Umuvandimwe yabaye tubwiye ko yakoresheje red, ariko nkanjye nk'ikintu gishyashya nshobora kuba narungutse nungutse kuba nakoresha gimbal. Gimbal hano ku ishuri ntabwo tuyikoresha, kuko urumva byonyine igiciro iriho cyangwa kuyikoresha biba bigoye nyine, ariko ugasanga nyine icyo kintu gishyashya nungutsemo, kandi numva ko nanjye kinshimishije. N'ubutaha nshobora kuba navuga ngo runaka ndamurangiye cyangwa bimeze uku nguku hano hanze nawe agira icyo yimarira. Mbese ubwo nayize mu rwego rwo kugira ngo cyangwa bo aho nakoreraga babasha kuba bayimpa barayinyigisha, mbasha kuba nayigiraho nosiyo ngiraho ubumenyi. aka kanya Iva ni gimbal operator. ubu ya operatinga kandi mu buryo bwihuse, akazi yagatumika fresh. Dukomeze kwa umuvandimwe Joy atubwira nawe. Murakoze cyane. Nk'uko mugenzi wanjye Iva yabivuze, nanjye ahantu nagiye gukora stage, ikintu cya mbere nahungukiye cya mbere ni ugukoresha gimbal. Kuko twagiye kuri tere bampa gimbal ngo nyine nkora ibyo nkora nshutinge, mbona ni ubwa mbere nyibonye irananira. Ariko nyine barayingishije ubu ndayizi neza. Ikindi kandi nungukiyemo ni kamera. Twakoresheje kamera za Panasonic, kandi hano ku ishuri nazo twagiraga. Ubu nzi gukoresha kamera Panasonic neza, kandi rwose barayimpaga nkabona sinzi nanjye kamera bampaye no bwa mbere nyibonye. Kandi ikindi nababwiye ko namenye gucura beat, barabinyigishije ubu ndayicura rwose hagashya neza rwose. Ubu ni neza, ndetse ubu rwose ntacyo nabashinza, na buri wese namurangira kuko rwose ni heza. Dukomeze kwa Cedric. Nta kandi gashya se? Akandi gashya, udushya twari twinshi. Akandi gashya nabonye ni kamera bita Jib. Jib. Si kamera bita Jib, ahubwo ni camera mount. Camera support. Ndakeka murabizi. Zira zigufasha gukereya amamuvoma agiye atandukanye. Nakundaga kubibona mu ma behind the scene y'indirimbo, nakundaga kubibona mu ma behind the scene ya film, ako nyine ibyari nk'inzozi nza kubyibonera nanjye nayo operating. Ibyo wabonaga mu mashusho wabyiboneye biri physically nyine, inzozi zabaye mama. Urumva ko internship rwose yagize umumaro urenze n'umumaro dutekereza. Sahizi iyo crane wayikoresha neza nta kibazo cyane. Dukomeze kwa Christine. Murakoze. Nanjye agashya nakuye muri stage aho nakoreye, sinajya kure ya bagenzi banjye kuko nasanze ibyinshi tubihuriyeho. Nanjye nagiye ntazi gukoresha gimbal, ariko ubu ngubu rwose ndi professionnel. Wayinzanira nkaguhereza cyane rwose, nkabona guhereza ishusho igaragara. Nakoresheje gimbal. Ikindi nakoresheje numvaga mfite amatsiko yo kuzakoresha ni telephoto lens. Twumvaga nyine tuyiga muri classe na prof bayitwereka ku mashusho. Nyine mfite amatsiko yo kuzareba ese telephoto ikurite ikurura ibintu biri mu mametero, ukaba wareba ikintu nkaho ucyegereye. Nayo banyigishije kuyikoresha. Ikindi nungukiye muri stage ni uburyo bwo gukora beat. Beat rwose ubu nayikora. Ni producer wasi. Ubu Cedric yazana ikigoma cye rwose buriya nkamukorera indirimbo ukayitunganya neza ukama produit finir. Ndabona tuzarushanwa wowe muzafatanya, cyangwa se ni akazi katagira abakompeta. Ngira ngo mwabyumvise neza cyane yuko udushya two ni twinshi. Stage wayungukiyemo ibintu byinshi, ariko ngira ngo byumvikane neza kuri iki kintu kijyanye n'ibikoresho Cedric. Hari umuntu ushobora kubyumva akavuga ikigo nuko nta bikoresho bafite. Oya, si uko ibikoresho bidahari, ariko nyine ni ukugira ngo mwumve neza yuko nyine mu kazi byanze bikunze haba hari uturusho n'utundi dushya. Turagira ngo twumve neza nyine yuko hari ibintu bagiye
bungukiramo bigiye bitandukanye. Dukomeza rero, mwatubwiye imbogamizi mwahuye nazo, mumaze kutubwira udushya, noneho rero mureke mbabazi ibintu mwari mwiteze kubona muri stage mwimenyereza mwuga, icyo wumva wagiye ushaka, ese kuko wakigezeho ku buryo nyine wumva urwego washakaga uvuga nabigezeho nta kibazo, niko bimeze Ivan? kuvuga ngo hari urwego turi mu rwego rwa level 5, bisa nkaho harabura igihe gito tujya hano hanze gushaka ubuzima cyangwa gutangira ubuzima, kuko turangiza ishuri, urangije ishuri ariko hari n'ubundi buzima bugiye gutangira hano hanze, kandi batubwira ko ubuzima ari ryo shuri nabwo rya mbere. Rero kuba tugiye kurangiza nabwo uba ukeneye kubasa nkaho kubaka izina nyine hahandi wakoreye, ese handi nakoreye bamfata gute, cyangwa ibyo bampaye produit natanze runaka yari imeze iti umunsi ku munsi. Rero ntabwo byabura kumva ko hano hanze hari benshi cyane, ariko n'ibyo turimo nabwo bigiye birimo abantu benshi, hari uhura n'akaba yakubwiza ukuri, n'uhura nawe akashaka kuba yagutekera imitwe. Rero ntibyabura ibyo byose. Christine, muri abanyeshuri bageze muri level 5 cyangwa se mu rwego rwa 5 mu masomo rusange, ndumva ni senior 6 mu mwaka wa 6, urumva uri gusoza icyiciro cy'amashuri yawe yisumbuye, mugiye gusohoka mujye hanze si ibanga, mugiye gukora ikizamini cya leta. Ese nkawe uri umwana w'umukobwa wagiye gukora stage, birumvikana watubwiye ibyo wabonye ni na byiza, urumva wabonye ibintu utari witeze no kubona, ariko ndagira ngo mutubwire, ese ni ibihe bintu wabonye hanze biri negative cyangwa se ibintu bibi uvuga uti ngewe ninjya hanze nkaba CEO, nanjye nkaba umufundateri runaka, ibi bintu nzabihindura, ntago ngiye muri company yanjye byaba bimeze gutya. Ni ibihe bintu bibi wabonye nyine bikakubabaza ku buryo wumva nyine ufite intego yo kuba wagira ikintu uhindura ugeze hanze? Murakoze. Ikintu cya mbere nabonye nge nahindura ni imitekerereze y'abantu, cyangwa se kugaragaza yuko umuntu adashoboye. Nkanjye ndi umukobwa, Yego. nagiye gukora stage, ahantu nakoreye stage ahantu hari igitsina gabo gusa, nigiye mu mukobwa njye nyine wari urimo, ariko hari igihe cyageraga ukaba wavuga uti umuntu kuri kamera nanjye ngira ikintu nabereka, bakavuga bati uwo mukobwa nta kintu yashobora, urabona ushaka kuyikuraho ukabura yishe, ukumva yuko umukobwa nta kintu yakora. Ndi ikintu numva nahindura ni uko igitsina gabo nagerageza kucyumvisha yuko n'abakobwa dushoboye, imbaraga bafite natwe turazifite, kandi n'ubushake burahari. Ikindi nyine nakumva icyahinduka ni uko abantu batigirira icyizere, kubwira abantu yuko bagomba kwigirira icyizere, bakumva yuko ibyo bari gukora ari ibyo ko bashoboye, kuko icyizere nicyo cya mbere. Ntabwo wakora ikintu nta cyizere ufite. Numva nunganiye Christine, ikintu ashaka kuvuga ubundi ni uguhindura imyumvire y'abantu. Hari ukuntu dufata aba bantu hano hanze ngo umukobwa ni umwari, ntabwo ari wa wundi wo kujya hariya ngo afate kamera yirirwa ahagaze wenda ari gufotora ikirori runaka. Iyo myumvire rero iracyari mu bantu benshi. Rero niba ari cyo agiye kujyana hanze kugira ahindure nyine, ubwo icyo bimusaba ni iki ngiki, ni ugukora cyane, akereka ba bandi babifata ko umukobwa ashoboye. Yego. Icyo Cedric yashobora, icyo Iva yashobora, Joyeuse aragishoboye, Christine aragishoboye, kandi ku rwego rungana. Rero numva ari icyo ngicyo namwunganira mu bakozi. Yes, ni byiza cyane. Iva, batubwiye ukuntu nyine ngo hanze ngo hari abantu bafata ngo umwana w'umukobwa nk'umuntu udashoboye, nawe ni kubyumva? Ntabwo nkuko mbyumva, kubera yuko no muri class usanga muri class dufite chef na cheftaine. Yego. Muri cya gihe chef adahari, cheftaine yunganira chef. Rero nano hanze uzumva yuko ngo igitsina gore ngo ntago gishoboye, ariko njye ntago ariko mbyumva, ahubwo numva yuko mbese igitsina gore cyunganira igitsina gabo, cyangwa nko kuno nyine ibyo ngibyo abanjirijeho uvuga ngo chef niba adahari cheftaine arahari. Kubera iki mwarimu aza akavuga ngo niba chef adahari cheftaine aje? Ahubwo bafite inshingano neza zingana 100%. Bose icyo chef akora na cheftaine aragikora, bafite inshingano zingana. Niba uwo muhungu adahari, nejo nese hano hanze ntituzi abantu
bashobora kuba bakora uko gufotora cyangwa aba videographer Yes, bakomeye hano hanze producer ba b'abakobwa. Christina TV, Benshi cyane. aba producer beza cyane. Abatumirwa bacu dukomeza n'ikiganiro cyacu, ese mwagiye mukora ahantu hatandukanye Cedric? Mwagiye mukorera ahantu hatandukanye, mwahuraga n'abandi banyeshuri byanze bikunze baturutse ku bigo bigiye bitandukanye. Izi saha ni icyo ushima ku buryo uvuga uti njyewe nabonye abana baturutse ku bigo bindi bitandukanye na kino kigo, mbona hari ibintu abarimu baduhaye wenda bo baba batarabahaye. Of course twiga mu kigo cyiza, ikigo cya Federal Kabuga TSS baba bakivuga neza. Utubwira se kuko naho wakoze wabonye koko ari byo? Murakoze cyane. Ubundi nk'uko slogan y'iki kigo ibivuga ngo we train people holistically, bishatse kuvuga bubaka umuntu cyangwa se umunyeshuri mu buryo bwose, yaba ubw'umwuka n'ubw'umubiri. Discipline ubundi cyane discipline twajyanye hari hanze, neka ko ariyo yadufashije cyane, n'aba supervisor bacu bagiye badushimira. Ikindi by'umwihariko nk'uko nabikubwiye ko ari mu buryo bwose, ikijyanye na pratique, imyigire muri rusange. Iki ni ikigo cya Catholique. Yego. Dusanzwe tubizi ko ibigo bya Catholique kuri discipline biba biri hejuru n'imyigire bigendana. Yego. Rero icyo nashima cyane ni imitsindishirize. Hari ibintu byinshi twagiye twiga hano bitewe n'abarimu bashoboye cyangwa se babikora by'umwuga, b'abatekinisiye. Ndabishima cyane, nibyo bintu byamfashije hariya aho nisanze. Murakoze cyane. Dukomeza n'ikiganiro cyacu rero, Christine, ugiye kubwira abantu muri rusange bumva yuko ubundi TVET ari amasomo y'abantu bari hasi cyangwa se baciriritse. Ugiye kutubwira TSS ubundi babwire, bamara impungenge nk'umuntu uyiga uvuye mu imenyerezamwuga byanze bikunze ugiye no kurangiza amashuri yawe yisumbuye ujye hanze, basobanurira ubundi bimeze bite TSS, koko ni amasomo ari hasi cyangwa uko babyumva bahindura imyumvire? Murakoze. Abantu hano hanze batekereza yuko kuba umwana yaje kwiga imyuga ari umuswa, ariko cyako kuba maramatsiko mbabwire yuko atari byo. Kuba umwana yaratsinze ku manota ye, azanye amanota ye aggregate nziza, leta ikavuga uti reka uyu mwana tumuhe kujya kwiga multimedia cyangwa se tumuhe kujya kwiga masonary, iba yamaze kubona yuko hari icyo ashoboye. Nanjye rero wiga imyuga nta kibazo rwose nabonye, nta kibazo bitwaye. Kuba wajya kwiga imyuga ntabwo bivuze yuko ari uko uri umuswa, bivuze yuko nta kintu uzi. Amasiyanse bibazi ko amasiyanse ariyo navuga yuko yafashe intera mu gihugu. Byakumva yuko umwana niba atize amasiyanse ngo agiye kuba dogiteri cyangwa se aba umwarimu, uwo mwana nyine nta kamaro azajya mu muryango. Ariko urebye ku isoko ry'umurimo n'isi tugezemo, usanga imyuga ariyo yateye imbere cyane kurusha ibindi. Yego n'amasiyanse nayo aza yunganira, ariko imyuga, iyo urebye ku myuga, dushaka guteza igihugu imbere kikagira aho kigera, tugatera imbere n'ibindi bihugu byinshi. Ariko muri ibyo byose bizasaba kugira ngo tugendere kuri ya myuga. Rero ababyeyi ikintu ababwira rwose, niba kumva yuko umwana wabone bari kwiga imyuga ari umuswa, ni umuhanga cyane ahubwo. Kuko kuba umwana yakwifata nawe yiga construction akaba yakubaka inzu igeretse 3, ubwo ni ubuhanga. Kuba umwana yagenda agafata kamera akagenda agakora ikiganiro hariya, perezida ari mu nama cyangwa se abandi ba minisitiri, ibyo nabyo ni ubundi buhanga. Rero ababyeyi nakomeza kubashishikariza yuko bagomba kwereka abana bakiga imyuga. Yarakoze cyane Christine, ngira ngo murabyumva neza cyane ko amasomo ya tekinike ari meza cyane, ahubwo binarenze uko abantu babitekereza. Rero dukomeza Ivan n'ikiganiro, ndagira ngo utubwire, ese wowe ni nk'umunyeshuri uri kurangiza amashuri yawe yisumbuye, wiga multimedia cyangwa se gutunganya amajwi n'amashusho, byanze bikunze uvuye muri stage, hari ibintu wungutse, byanze bikunze hari ibintu wakoraga bitari byo, wabonye uravuga ibi bintu ngomba kubihindura. Muri urwo rwego rero gira inama
ugira barumuna bawe bari kwiga multimedia production abari kwiga inyuma yawe ni iki wababwira muri aka kanya? Murakoze cyane. Inama nagira barumuna banjye cyangwa abandi inyuma buriya muri multimedia cyangwa muri TVET akenshi usanga iyo utabajije nta kintu umenya, ariko iyo ugize igihe ukavuga ngo ngiye kubaza, mbese umva yuko muri mind yawe ufungura ubwenge nyine, wumve ko abo uri kumwe wisange, wumve yuko ngo niba ngo ngaturuka i Kigali ngiye nturuka mu ntara, ntabwo ariko byakwiye kuba bigenda, kuko iyo ubajije uramenya. Ako niyo ucecetse nyine ukomeza ukaba nyine ukaba aho ngaho nyine uri mu isi yawe, ariko iyo wisanze umva ko nyine ugera nk'igihe ugashobora cyangwa wumve yuko iyo wacecetse ibyo wacecekanye urabigumana nyine, kandi aribyo usanga ugumanye ubugoryi nta kintu kizima ufite, ariko iyo ubajije ushobora kuba wamenya ikintu cyakugira n'umumaro. Ariko Josiane tugarutse kuri iki kigo, njye mbona iki kigo ari cyiza, uko ngewe nk'urugero ahantu nakoreye twakoraga turi nk'ibigo birenga 10, ariko umunsi umwe supervisor yabonye ibiraka bitandukanye, aratubwira ati buri wese ngiye kumuha kamera ye ajye kushutinga bidi ndaza kureba product. Turagenda nyine mfata kamera njya kushutinga iyo bidi, ninje arareba aravuga ati uyu mwana wiga he? Avuga ati ngiye niga kuri Fadramon, akavuga ati SS tugira ibikoresho bihagije kandi n'abarimu batwitaho, niyo mpamvu iyi product ari nziza. Aranambwira ati rwose iyi product ni nziza, ndagushaka nosoza kwiga nzahita nkuhamagara rwose, ubu rero dufite akazi, ubu ndagafite. Yarambwiye ati muzasoza ryari, azana kwihamagarira wowe, ngazampamagara mpite njyayo. urabyumva Cedric? Photographer ni byose kabisa cyane. Buriya akenshi ujya gusanga abarimu bacu cyangwa abarezi bacu, ikigo cyacu akenshi ikigo nicyo gifite iyo titre nyine. Yego, ikigo cyacu kiduha access kuri buri kimwe, kuri kamera sibyo cyangwa kuri tere. Uzajya gusanga akenshi iyo tere ibonetse umunyeshuri niwe ujyayo, wenda ashobora kuba afite umuntu umwungirije uri aho hafi, ariko umunyeshuri niwe uri kuri kamera avuga ngo nigire nuza kuba ndi organizer wo kuba nkoresha kamera, ni umunyeshuri ubikore. Uzagusanga wabaza undi muntu mwakoranye muri internship akabwira ngo twebwe ntago tubona uwo mwanya wo kuba tujyayo, no kuba mbonye umwanya w'iki gihe cya internship ni byiza kuba nagira ubwo bumenyi. Harimo wo kuyatsa byananiye kubera nta bikoresho, kandi yiga level 5 ibibazo nibyo bari ikibazo. Ibyo dushimira ikigo cyacu, kuko urebye ikigo cyacu bagerageza uko bashoboye, tugakora pratique, tugakoresha ibyo bikoresho byo birahari. Niyo mpamvu nyine usanga aho twagiye dukorera usanga ari twebwe ntangabigero. Usanga umwana rwose wiga muri Kabuga TSS usanga ari uri imbere, haba mu gukora pratique cyangwa se no mu myitwarire. Ikinyabupfura rwose tuyoboye pe. Ikinyabupfura ni nacyo cya mbere. Discipline buryo byose ni discipline biba byapfuye. Ibyo bita kubaka izina nyine urumva nabyumvise Joy izina ryo yaramaze kurifata, ubu ngubu akazi uragafite, ni ukuzajya turagufata neza. Na prof yaraje kudusura, umva supervisor aramubwira ati cyakoze ikigo cyayo, umwana yanzaniye product ndemera. Ni ibintu byiza cyane, birashimishije Cedric. Wabyumvise ko ibyo mwavugaga ko abakobwa nabo bashoboye, tutangiye kugenda tubyiyumvira rwose, barashoboye ndetse na cyane. Urumva byanze bikunze bakoreraga mu bantu bari barimo bakorana harimo n'abahungu cyangwa se n'igitsina gabo. Yes, ariko abonye akazi Cedric, nawe ntiwihebe, nawe ntiwihebe, ibyiza biri imbere, nawe nizere ko wakoze cyane. None rero tugana ku musozo, basore banjye namwe bakobwa, mutubwire, tugiye guhera kwa Iva, mwese mugende mutubwira, mufate amasegonda make mugende mutubwire, ese kugeza ubu ngubu urashima iki, urashima nde? Kugeza ubu ngubu mbere na mbere ntabwo nabura gushima umubyeyi wanjye. Umubyeyi wanjye ubasha kubangezaho buri kimwe, niba ntatse akambwira nkavuga niba naraje level 3 abangeze level 5, hari umuntu utangira level 3 akarinda agira level 5 nta mashini afite. Ariko ubu ngubu byarahindutse, wenda no kwishuri zazihari zo mudasobwa zazihari z'ikigo, ariko ubwo urumva icyo gihe uzikoresha mu gihe uburyo ikigo cyawe planinze, ntabwo uyikoresha nk'aho ari iyawe, uyikoresha nk'aho wayitiriye nyine, ntabwo aba ari iyawe. Nakoze cyane kuko imashini umubyeyi wanjye nawe musabye ngera igenda ayibona, ubu ngubu biramfasha mu masomo yanjye. Urashima nde Joyeuse? Murakoze cyane, sinjya kureba mugenzi wanjye
kuko icya mbere nshima ni ababyeyi kuko iyo nagira ababyeyi sinari kuba ndahangaha muri Fadrama nikavuga TSS. Ikindi nshimira ni iki kigo rwose ni neza pe kuko aho nagiye gukora stage mwabyumvishe ndahedinga ndavuga ati cyakoze baravuga ati ikigo cyanyu kirayoboye ndagishima rwose ndagishima. Cedric murakoze cyane. Njye ikintu nshima nk'uko babivuze ashima ababyeyi ashima ikigo ashima na leta y'u Rwanda muri rusange kubera ko nk'uko mwagiye mubibona nta kiguzi ufite wakwishyura ubu bumenyi ahandi birahenze. Kumva ngo uri kuriha angahe ni nk'icyizere nyine ndi guha ababyeyi nimwumve ngo ayo mwarishye yapfuye ubusa. Turi hano kugira ngo ejo nidusohoka tubereke ibindi bitandukanye. Ibyo mwadutumye tuzaza tubizanye already tuzabashimira. niba turi level 5 ejo bundi uzarangiza ujye hanze umubyeyi wawe ashe kubabwira ngo nanjye ngiye ku kazi sigara ku rugo. Barumuna yawe ntabwo bazarirwa batariye kandi basigaye aho ngaho mu rugo. Ikindi kintu ugomba kumenya ni izihe mbuto tugiye kwerera iyi sosiyete yo hanze ni iki twitezeho. Icyo twababwira rero ari nka courage turi kugira abakiri hasi nimukomeze gushyira mu mutwe ko ibintu byitwa imyuga ari iby'abantu ngo bananiranye wumve ko ngo ni iby'abazungu n'iby'iki. Dukeneye abanyarwanda bagomba kugenda kuri iriya mashini yubaka. Dukeneye ntabwo tugikeneye ngo uzajya gukora intebe ngo ukore iki ngo ari uko bivuye mu mahanga. Akantu uvuze ari ababyeyi ba kera cyangwa n'ubu ngubu bafite iyo myumvire bavuga yuko ngo niba dufite umuturanyi ngo niba kwa runaka bafite umuganga umubyeyi atavuga ngo nawe ugomba kujya kuba ngo umuganga. Ntabwo ariko bimeze ubu ngubu rero niba icyo ushoboye umubyeyi akikugiramo inama cyangwa akavuga ngo ngiye kugushyigikira uramenye iki. Ariko nitwareka no gushimira leta y'u Rwanda kuko yaba ari nka kera abakobwa ntibaba bari kwiga ariko ubu turi kwiga natwe icyo dushaka ni ukugera hanze kugira ngo abantu babone ko abakobwa nyine bashoboye pe. Ubu ndagafite ntegereje gusoza mu kwa 8. turakomeza gushimira leta cyane ariko by'umwihariko dushimira ikigo Fadrama nikavuga TSS dukesha kuba dukura ubu bumenyi kuko iyo ntaza kuhiga ntabwo mba mfite ubumenyi ubu ngubu mfite cyangwa se mfite experience ngiye kujyana hanze. Hari byinshi ngomba kuzakora hari byinshi mfitiye leta kugira nyereke yuko kuba yarashyizeho ibyo bigo n'abakobwa ngo twige batibeshye. Ikindi ni ugushimira ababyeyi bacu baradufashije bemera yuko nza kwiga bavuga bati nta mukobwa wo kugenda yirirwa afite kamera ngafotora kamera ni iz'abahungu. Oya tugomba kubereka yuko natwe dushoboye. Niyo mpamvu rero ubwo tujyanye intego yo kuvuga tuti tugiye kubereka ibyo twagiye ku isoko ry'umurimo tugiye ku isoko ubu tugiye gukora. Hari ikindi kintu nabonye hanze gishobora gutuma tutatera imbere cyane. Sinzi ukuntu nanjye kubaza ko kantu bajye babivuga tubyumva hanze cyane ko muri iyi kariyeri bajye bakunda kuvuga ngo abana b'abakobwa bakunda kubaka iyo happiness ni ruswa y'igitsina mu buryo butaziguye ni ruswa y'igitsina. Ese Joy nawe byakubayeho? Ego ko cyane. Tubwire iyo story byitwaye mutesi. Ahantu hambere na Pride Internship hari umugabo nyine niwe supervisor wawo yagiye kwa Pride arambwira ati nyine utama happiness nta kintu turi buvugane. Ndavuga ati se happiness ni iki? Nyansobanurira ngo ni ruswa y'igitsina. Ndavuga ati reka niba ari ibyo ngenda jya ahandi kuko nyine ni henshi babikora tu. Arambwira ati uko wabigenza hose utanga happiness. Ntabwo byoroshye. Ndavuga niba hose utanga happiness arambwira ati hose niba batanga happiness ubwo ntari binzemera nicare mu rugo
ngize imana ariko njya kwa purayinga ahandi mbona na happiness anyatse. abantu bose nubwo bafite imyumvire imeze kimwe. Basaza bacu rero mutubwire, ese ni iki mwabwira abo bantu bafite iyo myumvire, tunagana ku musozo, abantu bafite iyo myumvire yo kubona ko umwana w'umukobwa ari imboga zigabuye, niba aje abagana bagomba guhita bamusamira hejuru bashaka kumwangiriza ubuzima, ni ikihe kintu mwababwira? ikintu cyo cya mbere umuntu yababwira na politike yacu ntabwo ibyemera, Yego. cyangwa igihugu cyacu igihugu cyacu muri rusange. Icyo njye ni nk'inama ndi kugira nyine aba bari, igihe wagiye hariya nyine aho uhuye n'iyo mbogamizi, tangira amakuru ku gihe, utazagira amahirwe ubuzwa kubera ikintu runaka bari kugusaba kandi wumva kitari guhura n'uburere bwawe. Yani icyo navuga kuri iyo ni ukuvuga ngo mbese uba wumva yuko ushoboye, ntabwo ushoboye kubera yuko ibyo ngibyo bagusabye. urumva icyo gihe uba ugiye gukora bya bindi byo kwimenyereza umwuga cyangwa ugiye mu kazi kubera ko ibyo bagusabye. ubwo ibyo ari bikujyanye titire wari ujyanye ufite bwisi ihinduka, usa nkaho wisigira indi titire. uri mu kazi uri hari indi titire ufite uvuga ngo wenda ni Christine afite iyi titire kuba nkorera ibi ngibi, niyo titire afite. ntabwo ufite titire nziza mu kazi kubera yuko bya bindi ukora byiza, oya ufite indi titire, ubwo ngubwo byamaze guhinduka. iyindi titire wari ufite ibyo wize byarangiye. Christine, tukiri kuri iyo ngingo turagana ku musozo cyane, mu masegonda make gira ikintu ubwira abana b'abakobwa barumuna bawe, ni iki wababwira bijyanye n'iyo ngingo? Murakoze. Icyo nabwira barumuna banjye bari hasi, bagomba kumenya indangagaciro y'umwari, yuko icyambere ni ukuvuga oya. Navuze oya ni oya. Ntabwo kuba nagiye kuri producer Ivan akambwira tugomba kubanza wamereza happiness, ntabwo nakumva ko ari ubuzima burangiriye, nzashakira ahandi. Kandi nk'uko leta yacu ibitubwira, dutangira amakuru ku gihe, kuko utabyitwayemo neza byakwangiriza ejo hazaza hawe. Bisaba kugira ngo rero tugendere ku ndangagaciro igihugu cyacu kidutoza, ndetse tukagenda no kuri cya kinyabupfura twatojwe ku ishuri. Ikintu cya mbere ku ishuri batwigisha ni ikinyabupfura no kwihagararaho. niba uvuze ijambo. Murakoze cyane abatumirwa bacu, ndabashimiye cyane. Ivan, ndabashimiye cyane ko mwitabye ubutumire bwacu. Joy, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane Josiane. Cedric, mwakoze cyane. murakoze, ndabashimiye. Christine, mwakoze cyane. Yego, namwe murakoze. Mwakoze cyane. Njye ni Josiane, iyi ni Smart Radio ndetse na Smart TV ku bufatanye na Fadalamon Kabuga TSS. Ndabashimiye cyane.